ku buryo mbasanga ku mupaka bari kwambuka bajya Uganda. ahubwo ndashima Imana ko ari we bahise banabwira kwibaza ko baranabwiye n'undi sintekereza ko ibintu byakagombye kuba bimeze mu muntu gusa nizere ko bimeze neza abantu ni inkozi z'ibibi cyane nta soni ntabwo mbisobanukiwe bagiye ubwo nawe utabizi ntabyo narinzi pe ntabwo nigeze mbimenya rwose ni koko ariko nta kibi twari tugiye gukora turaza kugusobanurira nyuma afande we ariko kajya umwana wabona nawe uvuga nta kintu wari mugiye nakubwiye ko utagomba gusohoka n'umururu narabivuze ntabyo navuze niko madame nabivuze inshuro zingana iki mwari mugiye he mwari mubimenyesheje nde mwari mutembereye igihe turimo ntabwo ari cyo gutembera kuri mwebwe cyane wowe n'uyu muhungu iyo muvuga gutyo mwumva nazo mwari mutembereye nta soni nababwiye ko mutagomba gusohoka muri iyi nzu mu gihe iperereza ryacu rikirimo kujya mbere muranyumva neza kamarade aba bantu bagomba guhanwa ko bari gukina n'inzego z'umutekano gute barenga ku mabwiriza twabahaye uranyumva neza ikindi kandi ntaribagirwa ejo saa 3 ugomba kwitaba kuri office muri polisi uri kunyumva neza kandi witeguye abashyitsi bagiye kuza muri uru rugo vuba aha ngaha sigarana abantu bawe murakoze muri mukingurire bazima barega n'ibirebire turaza kugusobanurira ariko turabizi urakoze kuko ari ibintu by'amarega ugize amahirwe y'umugabo gusa niba bahamagaye ibibazo guhamagara nuko yanze kukumva ariko birumvikana reka tujye mu nzu tugusobanurire ariko banje kugusuhuza ndetse nifuriza na Noheli nziza nubwo nizere ko Noheli nubwo byarangiye bigenze neza nkomeza kwifuriza n'umwaka mushya muhire ahantu hose uri so rero nakubwira ngo filime kabisa urwibanga nayo ndahanga kugira ngo usobanure impamvu filime ikiri gutinda ariko iraza gusohoka vuba kabisa mu kanya gatoya kuko filime ni nziza cyane kandi isaba ibintu byinshi mbese kwitegura bisaba kwitonda no kuzishyira mu bushishozi kugira ngo umuntu adapfunyikira abafana kugira ngo rero umufana abone ibintu bizima bisaba kubitegura kubiha umwanya bigende ku byifuzo bimwe mu byo mwari mushaka so rero hari amatsiko menshi mufite yo kwibaza ati se Emile ndetse na Grace bagiye kuba bakora iki ndetse uriya mupolisi ari bukora iki ese Deborah na Kamarade birarangira gute ayo matsiko yose ufite ni cyo nje gukora hano ndaje ngo nyakumare wowe kandi subscribe ukande like ukande no kunzogera ubundi dukomeze twibonera mu zindi episode za filime urwibanga so rero amatsiko nashire by the way nizere ko umeze neza nakubwiye ngo kabisa nkwifurije amahoro kubana n'abantu bose neza ndetse no kugira umubano hamwe n'inshuti zawe n'umuryango wawe niba ufite niba utanawufite kandi
nakubwira ngo wihangane, ni kwisimera. So rero no kubana neza n'abandi mu gihe turimo gusoza umwaka kugira ngo tureko twawusoza neza. Uwo mufitanye ikibazo ukamwegera mukagikemura, kabisa niko ubuzima bwubatse, gake gake dukomeza twibanira kabisa. So hano rero filime yacu Urwibanga, filime nziza, filime kabisa nakubwira ngo irimo inyigisho ndetse kandi iganisha no kuri societe zacu, uko tubana n'abandi muri societe, amakosa tugenda dukora tutazi ko azabyara ingaruka, cyangwa se bimwe mu byo dukora ingaruka zaza tukananirwa kuzakira, twarabikoze nk'imikino. Rero iyi filime irakwigisha ibintu byinshi cyane kabisa, uko wabana n'abandi, uko wakwitwara muri bagenzi bawe, uko wakwigenzura, uko wakwita kubera mu rugo rwawe, ngibyo hamwe n'ibindi byose kabisa mugenda mwigira muri iyi filime. So rero amatsiko mufite yo kwibaza ese kuko mwumvishe ko umupolisi yabwiye Emile na Grace ati mu gitondo mwitabe kuri polisi, turimo kwibaza ese bari abantu bari buze kujya kuri polisi koko? Ese abashyitsi bavuze bazaza gusura urugo rwa kamarade yo bona abahe? Ese Emile na Grace baraza gusobanura iki kamarade? Wowe nkwibutsa gukanda subscribe, asigaye nanjye nkumare amatsiko. Amatsiko rero nashire kuko Deborah nako Emile na Grace rwose murabazi, nta kindi kintu babwira kamarade usibye kumupfunyikira, bakamubeshya kamarade murabizi ntacyo abameze nkaho nta kintu yitayeho kabisa. Wowe araza guhita abyemera cyangwa se abyakira uko biri. So rero nakubwira ngo aho niko biri buze kuba byagenda, ahubwo wakwibaza ngo ese bari abantu koko barajya kuri polisi? So biragoye kabisa, nawe uri wowe igire umwanya wabo, ibyaha warakoze ibyaha bingana kuriya, asigaye bakubwira ngo ijyane kuri polisi kabisa. Urumva icyo kintu ni ikintu kigoye kukiyumvisha kabisa, ngo ugiye kuri polisi. Ese ugiye mu buhe buryo? Ni ukugenda wigemuye gusa. Icyaba cyiza ni uko banakwijyana, bitewe nuko iyo wakoze icyaha kuriya mubona noneho n'umupolisi yaba bahozaho ijisho, kuko bari bazi ko baba bagiye bacitse kamarade gusa ndetse na Deborah, ariko byahinduye isura, siko bikimeze, ahubwo byagaragaye kuri umupolisi aba bafite ndetse amakuru yose aba yafite gatanu kandi. So urumva ko rero ni ibintu bibasaba ngo kabisa bacishe bugufi, bitwararike, bagende bajye kwirega kuri polisi nkuko yabibabwiye ati mwitabe kuri polisi. Bagomba kujya kwita kuri polisi, barangiza bakisobanura. Ni wo mwanzuro usigaye, naho ibyo guhunga byo ntibigishobotse, ahubwo bari abantu bagomba kuba baje gusura ba kamarade, abo bashyitsi nk'abandi n'ubundi n'abapolisi ndetse n'abashinjacyaha n'abavoka. Ni ukumubwira ko abicanyi bari mu rugo rwe kugira ngo bamumare ubwoba, kuko babonye ko nemubwira biriya bintu bishobora kumwangiza. Ubwo bari barimo guhiga uburyo bagomba kubimubwiramo, nuko rero bakamubwira mu buryo butuje cyangwa se bworoheje kugira ngo bitamukomeretsa, kandi binamukomerekeje yaba kuko baba babyizeho, nuko nyine no gushaka abantu bo kumufasha kubyakira. Noneho rero Deborah we kabisa yamaze kugera iyo agera. Nabwiye ngo Deborah we yamaze kugera iyo agera. Niba ubona kamarade nako Deborah arimo guhindura imyitwarire y'uko yitwaraga mbere, ndetse cyangwa se ukabona Deborah aberanye kuko na kamarade ko bumva bakwibanira, bitewe nuko Deborah wenda agira uburyo bwo kuba yakwita ku mugabo. Andika hasi muri comment ati ngiye ndabyemera kabisa, abantu barakwiranye, kuko nanjye ndabona abantu bakwiranye, gusa ntabwo tuzi neza ko Deborah aricyo kintu cyonyine ashaka, bitewe nuko kabisa akomeje kwinjira kamarade cyane, kandi azi ko afite umugore, kandi azi ko kamarade ari umuntu utajya ugira ibintu byo guca ku ruhande. Kamarade ntabwo ibyo bintu bigira. Gusa dufite n'ikibazo cy'uko yari afite gahunda y'uko kamarade yamutera inda. Ubwo rero ntabwo tuzi niba byararangiye bitabaye, gusa bibaye bitabaye twavuga ati Imana ishimwe, bitewe nuko Deborah nawe buriya ari kwivanga mu bintu kabisa, ari kubizambya. Yakaritse kamarade akabanza akagira n'ibyo amenya cyangwa se yashaka n'abimubwira, ariko
ntamuze kumutura mu cyaha kandi azi ko mu minsi iri imbere azaba afite ibibazo bimukomeranye, kuko mu gihe azaba afite ibibazo bimukomereye kumwongeraho ngo nanjye wanteye inda, wumva ni ikindi kibazo kabisa. So rero nkubwira ko iyi filime ni filime nziza cyane rwose, nawe wagenda ureba ukavuga ati nk'umushuti wanjye wenda wari ushatse gukora nk'ibya Grace, reka mugire inama hakiri kare atarabikora, kuko namara kubigeramo ntazabona uburyo abyikuramo, bizamugora. Sigaye ukamugira inama hakiri kare kabisa, kuko ibi bintu murabona ko ni umwanzuro ushobora gufata nyuma kubyakira bikazakunanira, kwakira ko umugabo wawe uburyo uzamuhinguka mu maso umubwira ngo umwana burya ntwite so wawe, ni ikindi kintu. Rero so wamugira nk'inama, wo wabona ameze nka kamarade nawe ukamugira inama, buriya kubura umugabo utita ku bintu byo mu rugo rwawe, umenye ngo abantu mubana bimeze bite, bakora ibiki, ese ubundi ni iki kibagenza, ese buri munsi baba bari mu duki, ese kuki abantu babashinja nk'ibyaha nk'uko baba babashinjije ibyaha. Ibyo bintu ukabyibazaho, iyo utabyibajijeho rero kabisa buriya bishobora kuzakugwa hejuru umunsi umwe. Urumva rero ufite nk'umushuti wawe cyangwa se nawe ubona kabisa ari waracikanwe, ugomba kubyigira hari ukamenya ngo buryo udakurikiranye ibintu byawe isaha n'isaha wabibazwa, cyangwa se ukabiryozwa mu bundi buryo utazi utari winiteguye. So rero nkubwira ngo aho uri hose dukomeje kwishimira nuko turi mu minsi mikuru kabisa, nkubwira ngo witwararike ugende neza, kandi ukanda subscribe dukomeze kwibanira muri filime kabisa.